Yes, mbashimire kabisa mwe mwankanze subscribe kuri YouTube channel yacu nawe utarakanda subscribe kandi handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Uyu munsi ndi kumwe n'umuraperi, ngo n'umuraperi ukomeye cyane. Musore umeze neza? Ameze neza. Turatangira utwibwira utubwire uri muntu ki mu busanzwe tumenyera abandi baraperi ariko abantu benshi banda batakumenyereye. Nibyo nago bamenyereye ndi mushyashya ariko hari ibyo mbazaniye. Impinduka mbazaniye. Injira nka gihanzi rero tubwire nk'umuntu w'umuhanzi kuna abahanzi musanzwe mwivuga nawe injira gihanzi. Bihemu burya barahemuka badushinja byinshi nko kwigomeka tuza kubitaniga tuzabahabya badushinja byinshi nko kwigomeka kuva kera nikiringa ngira ngo ndebe ko nabaho gusa sinirengagiza ko naraye no mu mbeho burya kugafata biragoye shaho niga tuzi ko kubaho ari ukurya no gukora gusa si ugukorera igifu Amag twege turabarwa turashaka kwaka ndetse muri uyu mwaka twiyambariye ibyera twinywerana byeri ikibina ari munange dore ko umugabo bwira atariye nibwira atabonye nabonye abanzi banje ari bamwe mu bantu banje burya mu muntu imbere haba mwundi wangu Imana yaduhishe byinshi wowe ko rukubasha ni waneza rubanda unkunde unyange gusa icyo nkwisabiye DC uzankundira banje what hori wapa bihemu burya barahemuka badushinja byinshi nko kwigomeka tuza kubitaniga tuzabahabya badushinja byinshi nko kwigomeka. Amazina yawe uratangiye twibwira tubwira amazina yawe ninde watangiye kuririmba ryari muri injyana n'iki gishyashya uzanyemo? Amazina yanjye bayita Ndayisenga Jean Claude ariko y'ubuhanzi banyita hori rapa. Umuziki wanjye nawutangiye 2010 ubwo natangiye ku ndirimbo bita Anje se muri hip hop yaje anje yumvisha ushobora kumva ko ahubwo ari nk'indirimbo yagakwiye kuba ari yaranbe. Oya nuko nkunda rap banumva ibintu bya byose nanyuza biza muri iyo njyana. Mukarimo mu ndirimbo ntoya umaze kuturirimbira hagiye humvikanamo amagambo wibasira Amag ukavuga ati Amag yaririmbiye igifu kubera iki wibasiye Amag urashaka kumuzamukiraho cyangwa ahubwo Amag kuri weho ni muntu ki bamupinga? Amag naho kuvuga ngo muzamukiyeho kuko Amag nago mufata nk'umuraperi umuntu uririmba bimeze nka comedy utamye ukuntu bimeze naga rap numva kuri nge nagenderaho mbega muri make nabamwiyumvamo cyane. Kubera icyo utiyumvamo muri Amag kandi abandi baraperi bavuga ati ko Amag yari umuraperi ukomeye hano mu Rwanda uravuga ati Amag ntabwo ari umuraperi ukomeye urabishingira kuki? Bitewe n'uburyo aririmba uburyo arapamo nawe wumvise akumva ko atari rap mbega ijyanye n'igihe. Kuri uravuga ko rero Amag yica rap yanyu cyane kabisa ntabwo nabitinya kwivuga gusa mu buryo akoramo ni neza kuri we ariko kuri njye mba numva ntabwo rap ibinyura. Kuri rap rero ufite indirimbo zingahe kugeza ubu urateganya kuzagera he mu muziki wawe? Kugeza ubu mfite indirimbo 4 umuziki wanjye ndateganya kuwukora bibaye ngombwa abaturage nyine abantu bumva umuziki bakankunda bakanshyigikira teganya kuba nagera kure nkabaha n'ibindi birenze nkajya n'icyo nabahindurira kuko nkubaye indirimbo nshyashya muri studio ndi gukorana muri touch mbega izayivuga ku hip hop nyine yabuze imbazane hip hop cyane. Hip hop subona yarabuze koko nko kuri kubivuga cyangwa ko abahanzi mwese ba hip hop mukunda kuza muvuga ngo hip hop yarabuze nawe ubona hip hop yarabuze cyangwa hip hop yarabuze yaburiye umuraperi urumva amaze ugafata ni muri afrobeat ugafashe ahita ceceka ntiyongera kuvuga. Hip hop si ibona bipfira nyine kugira ngo nizamuke bipfira ko abaye mbega mu bantu batumenyekana ntago ariyo bagikora ubungu batujyanye mu yindi njyana utamenya ngo afrobeat kumva mbega bari gupapira mu yindi njyana kumva ko bashishura abanyamerika mbega nk'indirimbo nakoze niba nijyanze benshi bazabasha kumva uburyo hip hop yabuzemo n'ahantu yagiye izimirira. Nyarwanda twona ku musozo uraduha kapera k'iyo ndirimbo yawe uvuga ko igiye guteza imbere hip hop cyangwa se ivugira hip hop asigaye dusoze ugira n'ubutumwa uha abantu baririmba njyana hip hop muri mu mwuga umwe banzujuje umugani w'abakunda kubivuga.
ya iyo ndirimbo bayita hip hop, nayise ngo hip hop yanjye. Mbongo hip hop yanjye siyo hip hop yawe, hip hop yanjye dore yera nkuru yanjye, hip hop yanjye niyo roho yanjye, wananze kuvuka none wirirwa umvuga ngo wancukuriye imva utaza homva uri guhomvomva kalezi kadaji wikina nanjye. Hip hop irabuze abayizanye barakuze, imizigo irabamaze kuba mbivuze sikosa nkoze, ntibakese imihigo hip hop yo nkiva mihogo bifungiye imiryango bataye imirongo, dorera nka tafu yabaye ubufu birarwana n'igifu kandi yari ifite ingufu yishe butatu na mvura idahita hip hop barayita. ngira ngo no twaturi kumwe n'umuhanzi witwa Holy Rap, tukwifuriza amahirwe. Urumva ko ariko hari akantu utavuze narakubaje nti abahanzi baririmba hip hop, twizere ko ari we muntu ugiye kubyusa hip hop, bakwitege mu yandi magambo. Banyitege cyane kuko hari byinshi mbazaniye, na byinshi bayishiye bijyanye n'injyana ya hip hop, ibyo babonye bikabacibikasa n'ibihagarara, ngiye ngarutse kongera kubyutsa ibyabuze. Turagushimiye cyane, urakoze. Namwe murakoze. Bye. Yes kabisa, namwe tubashimiye mu mwaka kandi subscribe kuri YouTube channel yacu, nawe utarakanda subscribe handitse subscribe kandi handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga hano. My name is Didas, this is the Zoom TV 24 TV yani. Keep watching.